Njye mbona kani nko kuduhima no kutwumvisha mu byukuri gufata umuntu ukamumaza imyaka 3 byitwa ngo turi mu gihugu gifite ubutabera gifite ubwisanzure ibintu nk'ibyo nyine bimwe batubeshya ariko mu byukuri kubwanjye ubutabera ntabwo mbona mu gihugu cyacu kuba umugabo wanjye agiye kumara imyaka 3 nta batamuha ubutabera ngo aburanishwe nta butabera mbona ishobora kuba ari ubutabera bwa bamwe abandi bitatureba ubuse bafata ukajya kumva ngo Kazungu ngo yagiye Kazungu w'ejo bundi bakamuhoza mu nkiko barongeye bamuhojejemo Kazungu w'ejo bundi niwe ukeneye ubutabera wenyine ibyo mbibereho byo ntabwo navuga ko ari byiza ni bibi umuntu ari mu nzu akodesha abana bakeneye kwiga bakeneye kurya Imana niyo igena ibizatubaho niyemera ko ayo mafaranga abura nzabakuramo bicare nanone niyemera ko aboneka nabwo nta kibazo wenda nshobora kuba atari rimwe nsabye ubutabera ariko kubera ko ijwi ryanjye rishobora kuba riri gufiya ritabageraho nakongera nkabasaba wenda hari igihe uyu munsi ryabageraho genda isabira ubutabera yaba ari umuyobozi w'ubutabera ko baduha ubutabera nk'uko abanyarwanda bose muri rusange nk'ubwo abandi banyarwanda bahabwa niba turi abanyarwanda twaravukiye muri iki gihugu abandi bakaba bahabwa ubutabera ntabwo nibaze impamvu twe tutabona ubutabera nk'ubwo abandi bahabwa ndi kwisabira ngo dukeneye ubutabera nyakubahwa minisita cyangwa abanyakubahwa bashinzwe ubutabera mu barabo mu nkiko bakora mu nkiko abacamanza turabasabye umuryango wa Nsengimana Theoneste turabasabye ngo muduhe ubutabera nk'ubwo muha abandi banyarwanda bose ikaze bakunze umwenegihugu Official TV reka tubifurize ibihe byiza aho muri hirya no hino twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza ibiganiro byacu rero nakagaruka nk'uko mubibona turagarutse turi kumwe n'umubyeyi wenda ushobora kuba waramubonye cyangwa se ari ubwa mbere gusa kuri kamera z'umwenegihugu Official n'ubwa mbere ahagaragaye reka tubanze tumuhe ikaze hanyuma twinjira no mu kiganiro ikaze murakoze cyane banje kubashimira wenda mbere yo kwivuga murakoze cyane kubw'ikaze namwe mwaduhaye Imana ibahe umugisha amazina yanjye nitwa Umwari Chantal abandi umubyeyi nk'uko bivuze nishimiye kubana namwe hano ku mwenegihugu Official murakoze cyane yego dutangira ikiganiro rero reka tubanze twiragize Imana Mana nziza tuje imbere yawe turagusabye ngo uzubane natwe muri iki kiganiro ibitekerezo bigitangirwamo abazagikurikira uzabaho umugisha yawe uyu mubyeyi yaba ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange buri wese bitewe n'ibyifuzo bye ugushaka kwe cyangwa se inzozi ze uzabafashe kubigeraho batewe imbaraga nawe ngwino ubane natwe rero tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu urakoze amen yes wari umaze kutwibwira ariko wenda ku batakuzi ngira ngo nakose buriya nkavuge nushaka kuvuga nta kibazo yes ku batamuzi ni umudamu wa Theoneste Nsengimana
ariko nyine abantu benshi bamuzi nka Theo wo ku Mubavu, ngira ngo niryo zina abantu benshi bakunze gukoresha. Hanyuma rero twinjira mu kiganiro, mumeze mute, amakuru y'iminsi? Amakuru yo turaho, turashima Imana. Iyo umuntu abonye abyutse ari muzima atari mu bitaro ashima Imana. Yego. Natwe rero turashima Imana nk'uko bisanzwe ko yaturinze tukaba tugeje muri aya masaha cyangwa kuri uyu munsi, muri uku kwezi tugihumeka umwuka w'abazima. Niryo shimwe rya mbere kandi nicyo gishoro cya mbere kiruta ibindi byose, turahishimiye. Yego. Yes, buriya nayo amashimwe yamaze kuyakira. Hanyuma rero nk'uko wenda nari mbikomojeho, nari mbivuze, Theo w'Umubavu ngira ngo ni umugabo wawe kuri ubu ngubu hagiye gushira imyaka hafi 3 afunzwe. Wenda se duhereye kuri icyo ngicyo, idosiye igeze he? Ese hari amakuru mashya waba ufite bijyanye n'urubanza rwe? Murakoze cyane. Umutware wanjye nk'uko bivuze agiye kumara imyaka 3 ari muri gereza hari Amageragere. Nk'uko warumbajije ibya dosiye yiwe, ubwo ushobora kuba uko bizi aho biherukira niko bikimeze. Ntekereza ko nta cyahindutse. Agiye kumara imyaka 3, nta kuburana. Twagerageje kubikurikirana, kujya ku rukiko bakajya batubeshya, bakabeshya ngo baracyaburanisha abantu bo muri 2020. Mu by'ukuri umuntu akubwiye gutyo, umuntu ari wa 2021 akakubeshya ko kugeza ubu 2023 n'ubu ngubu bakiri kuburanisha no 2020, cyo nta muntu wacyemera, n'ikinyoma cyambaye ubusa. Agiye kumara imyaka 3, nta kuburana, nta kumuha itariki yo kuburana. Ubwo aracyafunzwe by'agateganyo. None se iyo umuntu atahawe itariki yo kuburana ugira ngo aba agifunzwe by'agateganyo? Mu by'ukuri urumva ko ni ibintu bibabaje, birenze urugero. Twagiye tugerageza, ariko ntekereza ko ababikoze cyangwa ababirimo ntabwo ari injiji. Buri ibyo bakora barabizi, ni ukuduhima. Njye mbona ko ari nko kuduhima, ni ukutwumvisha. Mu by'ukuri gufata umuntu ukamumaza imyaka 3 byitwa ngo turi mu gihugu gifite ubutabera, gifite ubwisanzure, ibintu nk'ibyo nyine bimwe batubeshya. Ariko mu by'ukuri ku bwanjye ubutabera ntabwo mbona mu gihugu cyacu. Ku bwanjye, wenda abandi nabo bafite uko babibona, ariko ku bwanjye kuba umugabo wanjye agiye kumara imyaka 3 batamuha ubutabera ngo aburanishwe, nta butabera mbona. Nta butabera mbona, kandi wenda ashobora kuba atari njye gusa, ariko nta butabera mbona ku buryo najya aramvuga ngo ubutabera burahari. Ntabwo. Ubikomojeho uti njyewe uko mbibona nko kuduhima, mbibona nko kumwumvisha. Ku bwawe nk'umufasha we ubona ari impamvu ki cyangwa ari iki gishobora gutuma wenda ubutabera cyangwa se n'izindi nzego zifata icyemezo nk'icyo ngicyo nk'uko wari ubivuze uti wenda ni ukuduhima cyangwa se ni ukumwumvisha? Ni icyo ubona gishobora kuba ari nk'intandaro yo kuba wenda hafatwa icyo cyemezo? Wenda tutagiye kure, impamvu ku giti cyanjye mbona ko ari nko kutwumvisha cyangwa kuduhima, ntabwo nzi niba bararebye bakavuga ati bari abantu n'insina ngufiya, ntabwo mbizi. Ariko mu by'ukuri hari abantu benshi twagiye tubona cyangwa tugenda tubona bafungwa, imanza zabo zikihutishwa. Mu by'ukuri rero twebwe menya ariko ushobora kuba baraturebye bakavuga ati aba bantu n'insina ngufi, reka tubakubitire mu gafuka. Ariko mu by'ukuri ni ibintu bigayitse, ni ibintu bibabaje mu gihugu cyacu. Yego. Yaba ari umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi wese ubona ibi bintu ntabwo bishimishije, nta muntu n'umwe bishimishije, birababaje.
kandi byitwa ko turi mu gihugu kigendera ku mategeko, kandi byitwa ko dufite igihugu kigendera ku mategeko. Hari akantu wajya kujya nk'ahantu mu ma office runaka ugasanga banditse ngo ruswa, ngo ruswa imunga ubukungu, ngo ruswa mwirinde ruswa, ibintu nk'ibyo. Ariko mu by'ukuri sinzi niba ubutabera nabwo niba tuzavuga ngo iki, sinzi. Ubutabera bwo bwarimakajwe neza, bwashinze imizi. Ntekereza ko bitazanahinduka. Menya nta n'ubutabera abanyarwanda bategereje kuzabona, kuko ibi ni ibintu bibabaje pe, bibabaje. Nta butabera, ntabwo, kuko hari icyo wari uvuze ngo ubona ari iyihe ntandaro. Mu by'ukuri umutware wanjye yafunzwe bamushinja ko, bavuga kumushinja, bamukekaho ko hari publicité yanyuze kuri YouTube Umubavu TV. Yego. Iyo publicité, muri publicité bavugaga yaragiye nyine bakeka icyo cyaha, bageze mu rukiko, urumva nabaga mpari. Umushinjacyaha arahaguruka ati muri iyo publicité ati harimo bavuga ko Kizito atiyahuye ahubwo yishwe na leta. Mu by'ukuri yahise avuga ati iyo publicité ni muyifungure muyumve, mumve ko ibyo bintu byaba byaravuzwemo. Iyi publicité yarabaye, ariko ibyo bamushinjamo nta birimo. Urumva ko nyirizina barangije baravuga, urumva publicité nta byari birimo. Bakomeza bavuga ngo ntagende ngo abe ariyo, ngo baracyashakisha ibyaha. Mu by'ukuri kuba bari umushinjacyaha yarihandagaje akavuga ikintu nk'icyo ngicyo kitari no muri iyo publicité, urumva ko ni nko gufata umuntu ukamugerekaho ibyaha bitanahari. Ni ibintu byagaragariye buri muntu wese wari uri mu rukiko wese yasohotse avuga ati se ni ibi ngibi, se uru ni urubanza, ibi ni ibiki? Ariko mu by'ukuri urumva ko ni nko kuhimana, gufata umuntu umushinjije ikintu kidahari, nawe wabirebye ubona ko bidahari, ahubwo ujya gukekaho icyaha. Njye nkibaza nti icyo cyaha ujya gukeka ku muntu, icyo wamushinjije utabonyemo ni icyaha kihe? Ni ibihe byaha bindi bajyaga gushakisha? Cyangwa kuva 2021 tukaba tugejeje 2024 bagishakisha ibyo byaha? Mu by'ukuri rero ku giti cyanjye nimvuga ko nta butabera duteze kuzabona, cyangwa abanyarwanda bashobora no kutabubona pese. Nanjye ngenyine gufata imyaka 3 umuntu umushinjije ikintu kidahari, urangije uranamufunze ngo uracyashakisha ibyaha. Ibyo byaha ni ibihe kutabigaragaza? Warangiza ugafata, njyewe nagiye mbona abantu benshi bafunzwe nyuma, bafunzwe ejo bundi 2022 2023 pe. Menya no muri uyu mwaka wasanga araba, ariko bo bikihutishwa bikagira gute. Niho nahere mvuga nti menya hari ariko twebwe turi insina ngufi, baraturebye akavuga ati bara ni insina ngufi ya, wenda hari abandi bafite ukuntu bimbereye, cyangwa wenda n'insina ndende, ntago nzi wenda nuko buryo mbivuzemo. Ariko mu by'ukuri birababaje, kandi ntago ari njye njyenyine mbabaye, hari n'abandi benshi bababaye. Mu by'ukuri ubutabera bwacu ntago nzi ikintu umuntu yabukorera. Nkuko navuze ukuntu bajyaga bamagana ngo ruswa, ubutabera bwacu sinzi nta nubwo bumenya buzanaba bwiza, kuko ntekereza ko igihe umuntu aba akarengane kariho, umuntu akavuga ikibazo, sinzi niba buhari cyangwa umuyobozi wabwo minisita ugira shebuja wenda hari cyangwa ibibazo byumva. Ariko mu by'ukuri yaba ari minisita w'ubutabera, yaba ari abayobozi bayoboye izo nkiko, mu by'ukuri ntago nzi ikintu babicaye hari abakora. Niba bagirira hamwe, ushobora kuba ari ubutabera bwa bamwe, abandi bitatureba. Nabyo byasobanuka tukabimenya ngo ubutabera bw'u Rwanda ni ubwa bamwe. Twebwe tukamenya aho turi, tukamenya ko twe nta butabera dutegereje, nabyo tukabimenya. Aho kantu ko bakadukora akavuga ati mwebwe nta butabera mutegereje, nta nubwo muzabona. Aho kantu kaba ari na keza.
mu by'ukuri urumva ntibabitangaza bashobora no kubitangaza kuko n'uburenganzira bwabo bafite intuza bafite uburenganzira bwo kuba babivuga kuko iyo umuntu ari umuyobozi yanagukoresha icyo ashatse bafite uburenganzira bwo kuba banabivuga byibura tukanabimenya ugacece ukamenya ko ubwo butabera ntabwo wowe butakugenewe hari abandi bugenewe ubu se bafata ukajya ukumva ngo Kazungu ngo yagiye Kazungu w'ejo bundi bakamuhoza mu nkiko barongeye bamuhojejemo Kazungu w'ejo bundi niwe ukeneye ubutabera wenyine abandi ntibabukeneye ni ikibazo gikomeye kandi mbona ari ingeso yokamye sinzi ubwo ababishinzwe yarabokamye ariko mu by'ukuri birababaje gufata umuntu ukamufunga imyaka irenga 3 ategereje muri 30 jours ni agahinda ni umubabaro wenda nuko umuntu adashobora kuza wenda ngo arire cyangwa agira ate sinzi niba bashaka ko tuzajya mu muhanda tugavuza induru tugakoma akaruru mu muhanda kugira ngo abantu babimenye ntago nzi icyo bashaka ko twebwe twakora kugira ngo umuntu avuge basi bamwumve ni ikibazo gikomeye. Yes, umutware wawe muherukana ryari? Duherukana mu cyumweru cyashize cyenda ariko cyashize ntago nagiyeyo. Iyo muganiriye se wumva afite ibihe bitekerezo ese kese yewe ayivugaho iki? Iyo muganiriye nk'umuryango ubwo ndavuga wamusuye uba wumva intekerezo ze mu by'ukuri zihagaze gute? Mu by'ukuri iyo tuganiriye nawe akeneye ubutabera ariko nta buhari. Njyewe iyo tuganiriye ambaza nko kuri dosiye ye uko bimeze mubwira ko nta butabera dufite, ko nta buhari, nategereze icyo bazamukora kuko njye nta kuntu mba ntagize. Ndamubwira nti rero utegereze kuko ubutabera dufite ntabwo ku giti cyanjye mbona ntabwo cyakora utegereze igihe bazabishakira wenda bazabuguha. Nicyo gisubizo mba mfite kandi urumva nta kumba ntagize mba nabajire bakambeshya ndagenda nkamubwiza ukuri bambeshye gutya ni ibintu byumvikana ariko ubutabera bwo ntabwo mubwiza ukuri ntabwo najya kumubeshya ngo mubwire ngo ejo bundi urabutegereje ntabwo ndi kumubeshya nanjye barambeshya nkabimenya ko bambeshye ndagenda rero nkamubwiza ukuri nti nta butabera dufite genda utegereze igihe bazabishakira wenda bazabuguha ariko ntabwo nta kindi gisubizo mba mfite. Yego, mu minsi yashize mwigeze gutangaza ko ahantu afungiwe atari kumwe n'abandi afungiwe muri Kave. Kuri ubu ngubu icyo gihe muherukayo nuko bikimeze cyangwa hari icyahindutse? Urakoze cyane, ntago ari icyo gihe duherukana ahubwo kuva yajya amageragere muri iyi myaka yose igiye kuba 3 aracyari muri Kave. Ntago yemerewe kubonana n'abandi, ntago yemerewe gusohoka ngo ajye gusengana n'abandi wese ko muri gereza haba insengero, haba amakorari, haba ibiki ibintu nk'ibyo byose. Ntago yemerewe gusohoka muri iyo Kave keretse baje bakagukingurira uje gusurwa kandi nanone bakagusohora baguherekeje nanone bakaguherekeza imfunguzo baba bazifite bakakwinjiza bagafunga. No kuvuga ngo iyo Kave uyisohokamo ari uko bagusohoye. Ntago ari nka kuriya bari abandi bibereye nka bari abari hariya muri rusange bo baragenda barasohoka. Najyaga numva bavuga ukuntu bagenda akakoga agakubitamo imyenda myiza agatembera ashaka akazenguruka ahantu hose. Bo ntabwo ubwo burenganzira babufite, ntaho nyine ntiwagufungira ahantu ku buryo usohoka ari uko uwo muntu abishatse ugiye hariya usohotse baje kugusura. Ubuzima bwo ni bubi, urumva ni bubi, bahuye n'ibibazo bikomeye, barwaye amaso, cyokuri yarwaye amaso kubona nyine ni ikibazo, ubukonje bwaho. Ni nayo mpamvu nk'ubu iyo nasibye ngerayo nyine ari ibibazo akavuga ati byibura iyo uje kunsura
baransohora byibura nkajya hanze nkafata akayaga. yego Rero iyo nasibye nguko wenda nabwo ninjyayo nyine nzasanga ari ibibazo, avuga ati mperuka gusohoka cyagiye. Urumva ni ibibazo ntago ari ibintu byoroshye, nyine ni ibibazo bikomeye, ariko byose icyo dukora ni ukwiragiza Imana kugira ngo ibaturindire, natwe ikomeze iturinde kugeza igihe Imana izagira ikintu ikora ikabaha ubutabera bwayo, kuko niyo dutegereje. Ubwo abantu ubwo sinzi niba bazisubiraho, nta kintu mbitekerezaho, ariko ikintu twizeye ni Imana. Sinzi niba izabakoresha gute, icyo nzi cyo ni uko Imana ibishoboye. yes, birumvikana ntabwo biba byoroshye. Hanyuma agifungwa ngira ngo idosiye ye yarayihuriyemo n'abantu 7. Abo bantu bafunganywe nawe cyangwa barabatandukanyije? Abo bantu 7 bamwe bari muri rusange, keretse umwe niwe nawe uri ahandi, ariko ntabwo bari mu cyumba kimwe. Nawe ari muri icyo cyumba, ariko abandi ubwo niba ari 7, ubwo abandi 6 bari muri rusange. Cyangwa nabo bakaba bari ahandi wenda utashoboye kubona. Yes, imyaka 3 ni myinshi, wenda nubwo itaruzura, ni myinshi cyane, ariko iri hafi. Nk'umuntu wari ufite inshingano, nk'umutware w'urugo, ubu imyaka 3 ikabishize atarubarizwamo, kuri ubu ngubu ubuzima, yaba kuri wowe yaba abana, ubu imibereho ihagaze ite mu rugo? Arakoze cyane. Iby'imibereho byo ntabwo navuga ko ari byiza, ni bibi. Ihangane wenda ugerageze kutunyuriramo nubwo biba bitoroshye. Ntabwo biba byoroshye. Iyo mugiye yose abana murajyana, cya gihe byemewe wenda harya ni ku cyumweru cya mbere cy'ukwezi. Ihangane. Mushobora kujyana bakaganira na papa wabo, cyangwa se wenda kubera ubushobozi hari ubwo mvuga muti wenda reka tujyeyo? Urakoze cyane. Iyo nabishoboye kujya mbere cy'ukwezi nkabona deplacement, ndabatwara. Naho byarumbaje by'ubuzima byo urumva ntabwo byoroshye. Umuntu ari mu nzu akodesha, abana bakeneye kwiga, bakeneye kurya, n'ubundi buzima bwose wumva bukenewe. Ntabwo byoroshye, ntabwo biba bitworoheye. Yego. Ntabwo byoroshye pe. Ubundi hari ukuntu kera abantu bajyaga bihagararaho, bakihagararaho nk'ukuntu twavutse, bimwe bavuga ngo ni umuco. Umuntu yakubaza ngo amakuru, wenda nanjye narabikoraga, akavuga ngo ni meza kandi wenda uri gupfa, ariko mu by'ukuri hari umuntu wigeze kumbaza amakuru, undi turi kumwe arambwira ati abanyarwanda mwabaye muti. We yavukiye hanze, arambwira ati wagireka kwihagaraho ukabeshya, urabeshya ngo umeze neza kandi uri gupfa, urabeshya ngo umeze neza ubizi neza ko abana batari burya. mpita numva koko umuco wacu hari naho uzagera, hari tukagira n'ibyo tureka mu by'ukuri. Kuvuga ngo umuntu ameze neza kandi atameze neza, ariko nta kundi nyine, nta kundi twabigenza. Niwo muco nyine twakuriyemo, ariko mu by'ukuri ntabwo biba bimeze neza. Ubuzima ntabwo bumeze neza pe, ntabwo nakubwira ngo bimeze neza. Abana barakiga se? Wenda twirengagije iby'imibereho, ifunguro rya buri munsi, abana baracyari mu ishuri cyangwa byaranze nyine biba ngombwa ko baba baparitse? Abana bari kwiga, nabasha kwishyuraho amafaranga make
kuyo nari nabonye no mu minsi yashize bari babirukanye, njya kubasabira kuba banyihanganiye kugira ngo mbe nshakisha. Ntabwo biba byoroshye, nagize amahirwe mbona barabyemeye, bari baduhaye ababyeyi, baduhaye itariki ya nyuma, bari baduhaye kuri 31 z'ukwa mbere, kuba twarangije kwishyura. Nishyuyeho makeya nshoboye, andi ntabwo ndayishyura, ariko nagiye ku ishuri ndabasaba ndabwira nti njyewe ndi gushakisha, nta mafaranga mfite, ayo nabashije kubona n'aya ngaya, munyihanganire. Ngira amahirwe mbona bahise bankura ku rupapuro, ndabwira nti munyihanganire, nzibwiriza nk'uko mba nsanzwe nibwiriza, kandi ikibazo cyanjye murakizi. Ndanabashimira ni ukuri ko banyumvishije, abana bakaba bari kujya ku ishuri, ntabwo baramo indi babyeyi ibabwira ko batazongera kugira, urumva nagiye ndabasobanurira, ntabwo baramo indi babyeyi. Ndanabashimira ni ukuri ko banyumvishije, kandi ntabwo biba byoroshye, ntabwo biba byoroshye. Yego. Ndanabumva. Birumvikana ntabwo byoroshye, ariko se waragira uravuga uti munyihanganire, uracyashakisha, ariko nanone imibereho ntimeze neza. Hari icyizere ufite ko wenda ushingiye ku gihe gishize, uburyo imibereho yari ihagaze n'aho igeze ubu, hari icyizere ufite ko abantu bazashobora gukomeza ishuri? Njyewe ikintu nizeye ni uko Imana ishobora byose, kandi mu nzira zayo zirenga ibihumbi ifite inzira yanyuzamo. Njye nahagaze mu kwizera kwanjye yuko Imana ishoboye byose, ntegereje Imana icyo izankorera nicyo kizaba cyo. Yego. Ndi umukristo kandi Imana ndayizera, ubwo rero njye nahagaze mu kwizera kwanjye yuko Imana hari ikintu izakora, kandi ndacyayitegereje, ntabwo ndarambirwa. Imana niyo igena ibizatubaho, niyemera ko ayo mafaranga abura nzabakuramo bicare, nanone niyemera ko aboneka nabwo nta kibazo, bazakomeza nk'uko Imana yabivuze. Yego. Wenda tuvuye ku buzima bw'amasomo n'imibereho, ubukode bw'inzu bwo bimeze bite? Naho wabwiye nyir'inzu uti nyihanganire, byo mu by'ukuri bihagaze gute? Ubukode bw'inzu ntabwo ndari nabimubwira, ntabwo nari nabimubwira, ariko nta n'amafaranga mfite, nta kintu nari namubwira. Yego. Ubwo ntambwira, cyangwa nimbona bigize nzamubwira, ariko nanone ninyabona nabwo sinzi ko Imana izabigenza, ariko we ntabwo nari nabimubwira. Ubwo nawe nananirwa kunyihanganira, azakora ibyo ashaka, ntabwo kuzaba ariyo nzira y'umusaraba. Imana yemeye ko tunyura. Bona kwihangana. Hanyuma rero wenda dushingiye ku buzima mubayemo, ni iki mwumva mwasaba, yaba ubutabera, baba abanyarwanda muri rusange, bijyanye wenda no kuba mwafashwa iki kibazo kigakemuka? Urakoze cyane, unanyihanganire, ntabwo nzi ukuntu byagenze, ariko ntabwo ubundi byajyaga bimbaho, bigasanzwe ukuntu byaje pe. Hari igihe umuntu harahura n'ibihe akumva kwihangana byamunanira, no kubeshya ngo umuntu ameze neza kandi atari neza. Abantu bari bubone hari ukuntu nagaragaye, banyihanganire pe, basabye imbabazi. Urakoze, warumbajije ku kigendanye n'icyo twasaba ubutabera cyangwa abanyarwanda muri rusange. Yego. Njyewe ku giti cyanjye wenda nshobora kuba atari rimwe nsabye ubutabera, ariko kubera ko ijwi ryanjye rishobora kuba riri gufiya ritabageraho, nakongera nkabasaba, wenda hari igihe uyu munsi ryabageraho. Njye ndisabira
ubutabera, yaba ari umuyobozi w'ubutabera, ko baduha ubutabera nk'uko abanyarwanda bose muri rusange, nk'ubwo abandi banyarwanda bahabwa. Niba turi abanyarwanda twaravukiye muri iki gihugu, abandi bakaba bahabwa ubutabera, ntabwo nibaza impamvu twe tutabona ubutabera nk'ubwo abandi bahabwa. Ndi kwisabira ngo dukeneye ubutabera, nyakubahwa minisita cyangwa ba nyakubahwa bashinzwe ubutabera mu barabo mu nkiko, bakora mu nkiko, abacamanza. Turabasabye, umuryango wa Nsengimana Theoneste turabasabye ngo muduhe ubutabera nk'ubwo muha abandi banyarwanda bose. Yego. Kuko niba wenda mwararebye mu minsi yashize mukabona turi insina ngufiya, turanavuga ntimubyumve, ariko turabasabye, dukeneye ubutabera nk'ubuhabwa abandi banyarwanda bose, kuko twebwe ntabwo turamenya niba turi abanyarwanda cyangwa turi abanyamahanga. Niba abandi bahabwa ubutabera tubareba, ukajya kumva ukumva umuntu afunzwe ejo bundi, araburanye urubanza rwe babigize mu ntuza, babivanye mu nzira, arafunguwe. Ariko twebwe nta butabera. Ntabwo nzi niba turi abanyamahanga, ntabwo nzi niba turi insina ngufi tugikomeje kuba insina ngufi, ariko ndabasabye ngo iri jwi nubwo ari rigufiya, nubwo ari ritoya, nubwo wenda ridafite ikirishoreye wenda nk'abandi, wenda abandi baba bafite ibibasunika, ariko Imana yo mu ijuru niringiye irisunike iribagezeho. Dukeneye ubutabera nk'ubuhabwa abandi banyarwanda bose, kuko igihe gishize ni kinini, umuntu yarihanganye akavuga ati wenda ejo n'ejo bundi ubutabera buzaboneka, ariko imyaka 3 igiye gushira nta butabera dufite, nta butabera tubona. Ntago nzi niba ababishinzwe bagenda bagatanga raporo bakavuga ngo twatanze ubutabera, izo raporo nge ndumva umuntu yazishyiraho towa, kuko ziracuritse. Abo bireba n'ababishinzwe n'abayobozi mu nzego zose, aho bigera hose dukeneye ubutabera, kuko nta butabera twabonye. Ababuhawe ni za nsina ndende navuze, ariko muri rusange banyarwanda, namwe banyarwandakazi, mudufashe, mumfashe kugira ngo iri jwi ryanjye ribashe kugera mu bo bireba. Mumfashe, nicyo kintu nabasabaga, kuko birakabije gufata umuntu ukamumaza imyaka 3 muri gereza kuri 30 jours nta kintu umushinja, ugishakisha ibimenyetso. Ntago nzi niba imyaka 3 ishize barabibuze hari ahandi bazabivana. Icyo ni ikibazo ndi kwibaza. Ntago nzi niba bategereje kugira ngo babone ko umuntu ababaye harajya mu muhanda avuza induru. Kubona abanyarwandakazi tujya mu muhanda twavuza induru, tukavuza induru turi mu gihugu cyacu cyitwa ngo gifite ngo amahoro, umutekano, gifite ubutabera. Ntago nzi niba ari byo bintu mushaka kugira ngo tubashe kubyumva, ariko icyo nabisabiraga nuko dukeneye ubutabera nk'ubuhabwa abandi banyarwanda bose. Murakoze. Yes, urakoze cyane. Ubwo wenda twizere ko ubu busabe buzagera kure kandi ikibazo kikavugutirwa umuti. Umuntu rero ashaka kubafasha mu buryo bw'amafaranga cyangwa se indi nkunga, nimero yanyu yababonaho cyangwa se ashobora no kubavugishaho? 078 44 50 471 078 44 50 471. Abariye ku mazina yanjye Umwari Chantal. Yego. Murakoze cyane. Yes, murakoze namwe. Hanyuma tugana ku musozo, wenda iyo mugiyeyo babemerera ko muganira cyangwa ni bya bindi wenda byo kutabona umwanya, cyangwa ngo babahe umwanya ubashe no kuba mugezaho ibibazo bihari mu rugo, ubutabera se, umunyamategeko bimeze bite?
mushobora kubona uwo mwanya wo kuganira ari samedi iyo mwagiyeyo ndavuga ariko wa gatatu cyangwa se n'indi minsi donc iyo mwamusuye indi minsi kuwa gatandatu ntago tubona umwanya pe kuko ntekereza ko ubu ngubu ntago iyo batanze iminota myinshi ntirenga 5 wanegeye twebwe kubera ukuntu baduhamagara ntago bagisorerwa ruguru basigaye babazana muri rusange afanda akaza bashoreye akabaza ukicara iruhande rwawe hakicara umuntu uri kumva ibyo muvugana mwarangiza iyo minota igashira n'igihe uva ruguru ukamanuka bakakubwira ngo abandi baje bakicara bakakubwira ngo bagahamagara mu izina ngo ari he ngo tumufashe ukamanuka mu bantu benshi ukajya kugera epfo hashize nk'iminota 2 aho bakweretse ubwo barangiza bakavuga ngo muhaguruke iminota yanyu irarangiye aribwo wowe ukicara ugasanga nta n'ikintu muvuganye ubundi imbere bavugaga ko ari iminota 15 ariko ntayo yego ntayo rwose niyo mpamvu ibibazo bya famiye nta n'umwanya wabibonera mutangira musuhuzanya umeze ute mukajya mukumva ngo muhaguruke iminota yarangiye twebwe n'igihe mumara n'iminota 2 akaguhagurutsa ugitangira ugisuhuza umva kuva mu abantu baba ari benshi mugenda mubyigana kugira ngo uzajye kumugeraho babana kwe cyangwa wicaye nk'ahagana ruguru aho wicaye bakakubwira ngo haguruka aho ngaho manuka uze tukwereka aho wicaye yego ubwo ugasanga nyine hari umuntu uri aho ngaho nawe bagize wicara iruhande nyine kugira ngo yumve ibiganiro muganiro yes mwasabye ubutabera hanyuma ku bijyanye na gahunda yo gusurayo inkiko cyangwa se amagororero yaba ririya rya Mageragere ndetse n'andi bavugurura iki mu mikorere icyo bavugurura byo byaba ari byinshi urumva niba ari iminota 15 cyakora ahantu dusurira ni hatoya mu by'ukuri ni hatoya n'igihe abantu bageramo bagahagarara abantu baba babyigana bamwe baba bicaye hagana hejuru ni hatoya yego ahasurwa ni hatoya n'igihe mwicara intebe mukazirangiza abandi bagahagarara ni hatoya ntabwo ari hanini ikindi kintu bavugurura ni imihahire irahenze isukari yo igura 2200 ikiro iy'imisukano yego urumva birahenze urumva n'ibindi byose bigenda birengaho uduceri ugereranyije no guhahira hano hanze ikindi kintu nabisabiraga urabona ahantu baba ni muri cave yego harakonja ni mu cyumba nyine urumva kiba gikonje umuntu n'abafite priorite yo kuba yasohoka ngo ajye kota akazuba cyangwa ngo amare umwanya nk'uko abandi bashobora gusohoka bagatembera nasabaga ko mu by'ukuri bahabwa nabo ubutabera hari ahantu ni habi ahantu bashobora kugucanira amatara bukira bugacya cyangwa bakazimuka mu kizime urumva ni hasi aho ngaho barwaye amaso urumva n'ibindi byinshi umuntu atavuga yego urumva n'ubumuga burimo bwinshi nabyo iyo mikorere bayihindura niba ari abanyarwanda bagahabwa uburenganzira nk'ubuhabwa abandi bose hari ahantu ni habi cyane ko iyo umuntu atarashinjwa cyangwa ngo hamwe n'icyaha bakiri umwere abakiri umwere iyo utarashinjwa ubu ukiri umwere ntekereza ko nta mpamvu yo kugushyira ahantu nk'aho wahamwijwe n'icyaha aba ari umwere yakagombye kujya hamwe ikindi muri iyi myaka yose bamaze ntibasenga ubwo ni ugusengera muri ako kantu ntibasohoka abandi barasenga bafite korari barabwiriza bagira gute ntabwo ubwo burenganzira bufite kandi ari abakristo urumva icyo ni ibintu byinshi mvuze bikeya ibindi ni byinshi bisigaye nabo bazagende birebere ibindi birimo byinshi pe nabo bazagende babyirebere kandi ntago si uko batabizi ahubwo barabizi
Yes, usibye Theoneste nk'umutware wawe ukunda kujya gusura kenshi, iyo wagiyeyo hari abandi bagororwa mushobora kubonana? Turabonana n'ubundi bariya bari kumwe, ba Cyuma, ba Karasira, ba Rashidi, abariya baba hariya ruguru. Yego. Ndababona. Niba mushobora kuganira se wenda bo mu nshuro nke cyangwa iminota mwavuganyeho, niba byaranabaye, impumeko yabo yo niyi? Nabo ni ubutabera bakeneye. Barakubwira ati dukeneye ubutabera, dukeneye ubutabera. Nabo rero gahunda barategereje. Reka tubashimire kandi tubabwire ngo mukomeze mwihangane kugera kure, burya siko gupfa, kandi twizeye ko Imana izakora imirimo ubutabera bugatangwa. Murakoze cyane. Murakoze namwe.